tubanje kwiragiza Imana, izina ry'Imana Data n'Imana imbabazi. Amahoro n'imigisha bibabeho, ndabasuhuje mwese. Ijambo rya mbere ngiye kubanza nirivuga ngo tinyuka urashoboye. Hari umukobwa ababaje se nyuma y'ibi byose wowe urabibona ute? We ni imyambarire yari afite, avuga ko inama cyangwa ikintu yabwira abantu ari tinyuka urashoboye. Rero na hano nabwo ni tinyuka urashoboye, noneho mu kwihangira imirimo. Rero birashoboka ko wakwihangira imirimo ugakora neza kandi akazi kakagenda neza. Rero ahangaha ni umubaba bamwita ngo ni Kansime. Ndagusuje Kansime, ni umukobwa wihangiye imirimo uzi kogosha neza. Urabona arimo arogosha, ni umwana w'umuhungu, aramwogosha ntako bitagize. Rero umukobwa wumva ko uburinganire budashoboka, ntibikubwiye uburinganire ntibivuze kuringanira n'umuntu ngo udeshye nk'uko areshya, nta nubwo bivuze ko gutinyuka urashoboye ugomba gutinyuka mu bibi. Tinyuka mu biguteza imbere, ringanira n'abantu mu kazi, nawe utange ihiganwa, ucalenjinga abantu bakoraga ibyo bintu, nawe ubikore ku rwego kandi rushimishije. Nurangiza iterambere ryawe rizava mu mbaraga zawe, mu maboko yawe. Ntihazagire uguca intege, nta kintu na kimwe kidashoboka. Rero nashishikarizaga abantu bose bumva ko umwuga runaka ari uw'abahungu, umwuga runaka abakobwa batawemerewe kuwukora, nta mwuga umukobwa atakora. Urabona afite courage, afite ibakwe, ntako aba atageze kandi arabikora neza kinyamwuga. Nageze gutya ndimo ngenda nsanga niwe uhari, nsanga arimo arabikora, ndamubwira ntese nta kuntu ibi bintu wambwira ukuntu byatangiye. Ambwira ko we yabonaga bikunze, akumva ibyo bintu yumva yabishobora, ariko akumva afite ikibazo cy'uko ari umukobwa, abantu batazamwumva, batazumva yuko ibyo bintu ashobora kubikora, ariko yarabikoze kandi urabona yageze ku bintu byinshi cyane. Aratinyuka, nta kibazo na kimwe afite, yogosha ubwanwa neza, mutelingi. Nzabereka ari andi mashusho y'imfite arimo gutunganya n'ubwanwa, yatunganyije umuntu neza cyane w'umupapa wiyubashye w'umusirimu. Ndavuga ni bya bintu ntabwo biba byoroshye. Rero uyu nguyu nakoresheje, yampaye uburenganzira bwo kuba nakoresha isura ye arimo yogoshwa. Uwo wundi we nzabanza mubaze niba ntacyo bimutwaye, niba nawe nazabereka uko ibintu bimeze. Ariko ni ukuri aba bamuzi aho akorera bamushyigikire. Akorera Gisimenti, akorera kwa Sandra Salon. Ibintu arabikora neza, arabizi, arabishoboye. Ubwo we aho umukeneye araza akagukorera. Hano yari yaje ahantu bita kwa Sandra Salon, ndanamusuhuje. Ni umupapa w'umusirimu cyane. Rero n'uyu mukobwa nawe natinyuke, nawe mukobwa ahantu uri, umwuga ukora, akazi ukora kaguteza imbere, wikumva yuko uzazamuka hari ikindi kintu kikuzamuye kitari amaboko yawe, kitari imbaraga zawe. Gerageza kandi courage, Imana igutera inkunga. Nawe ufite umwana w'umukobwa akakubwira ko hari ibintu yiga, hari uwo nigeze nabana nawe w'umukanishi, kandi aryama munsi y'imodoka akayifunga akayifungura akayikanika, ibintu bikagenda neza. Rero ni twebwe bo kugira ibyo dukora no kugira iterambere ryacu, kugira ngo nibura tuzagire ibyo tugeraho. Rero Imana ibatera inkunga, Imana ibafashe mu byo mukora bya buri munsi. Ndabasaba ko mwakora share niba mwumva namwe hari aho twazabigiza, kandi subscribe yanyu ni ukuri ndayibasabye. Imana ibibafashe kandi biborohere kubikora hamwe n'urukundo rwanyu. Rero ibyo mukora byanyu bya buri munsi, mbasabiye ko Imana yabashyiriramo imigisha, bikaba ibibungukira, bibatungiye imiryango, kandi bizanabageza ku iterambere rirambye. Imana ibafashe rero, ibarinde ibagerageza abarwayi, namwe mwihangane naho bitameze neza. Imana niyo yo kubikora. Ndabakunda cyane, bye, mugire amahoro.